Ati ayo ni amahomvu Perezida Paul Kagame ku bicinye icyara ko bemeye ko u Rwanda rukorana na M23. Tugiye kurebera hamwe amagambo Perezida Paul Kagame akomeye cyane yatangarije mu nama y'umushyikirano. Ikindi kandi yiyama abagomeje kuvuga ko u Rwanda rwemeye ko rukorana na M23, kandi icyo basobanuraga ari uko ngo bakorana mu buryo bujyanye n'ubucuruzi ndetse n'ubukungu bw'aho M23 iyobora. Imyaka igiye kuba 4 ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bushinja u Rwanda gufasha umutwe witwaje intwaro wa M23 kohereza ingabo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, rimwe na rimwe bugatangaza ko rucukura amabuye y'agaciro y'Abanyekongo. Mu mpera za Mutarama 2026 ubutegetsi bwa Kongo n'abafatanyabikorwa babwo by'umwihariko barishimye cyane bicinye icyara nyuma yaho ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Matilda Mukantabana abwiye abadepite b'Abanyamerika ko rukorana na AFC M23 mu bijyanye n'umutekano. Umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya yagoretse ubutumwa bwa ambasaderi Mukantabana atangaza ko u Rwanda rwemeye ko rufasha M23 kandi ko rufite ingabo ku butaka bw'igihugu cyabo, by'umwihariko abyuririraho avuga ko igihe kigeze kugira ngo rufatirwe ibihano. Mu nama y'igihugu y'umushyikirano yatangiye ku wa 5 Gashyantare 2026, Perezida Kagame yatangaje ko u Rwanda ruba rwarohereje ingabo muri Kongo kugira ngo zishakeyo amabuye y'agaciro. Ubukungu bwarwo buba bwarikubye inshuro 100 ugereranyije n'aho buri ubu ngubu. Perezida Kagame yagize ati iyo tuba turi muri Kongo dushaka amabuye y'agaciro tuba twarakize inshuro zikubye 100 kurusha uko tumeze ubu ngubu. Abantu bishimiye cyane kubona u Rwanda ruvuze ko rukorana na M23, ariko ati murabona twahoze tuvuga ko u Rwanda ruri muri Kongo, barabihakanaga none oya. Ati impamvu Abanyekongo bavuga ko duhari ejo bakongera bakisubira nuko bo gukemura ibyabo byabananiye. Yasobanuye ko u Rwanda rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi kugira ngo rushobore guhangana n'ikibazo cy'umutwe w'iterabwoba FDLR bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, unakorana n'imitwe y'ingabo y'Abanyekongo n'ubu ufite umugambi wo guhungabanyiriza umutekano w'u Rwanda muri ibyo bice. Kubibaza niba u Rwanda rwarohereje ingabo muri Kongo, Perezida Kagame yagaragaje ko by'umwihariko bakabaye bibaza impamvu rwaba rufite ingabo, kuko by'umwihariko bakiha igisubizo batabanje gutekereza ahandi. Ati u Rwanda nta ngabo dufite muri Kongo, ibyo bavuga ni amabeshyo kandi nta nubwo duteze twazoherezayo. Ati igisubizo cyanjye cyoroshye kuva byose byatangira cyahoze ari iyo umbajije niba uri muri Kongo ubanza kwibaza impamvu u Rwanda rwaba muri Kongo, aho wabona igisubizo utabanje kumbaza. Yakomeje ati mbere na mbere si amabuye y'agaciro, icyo kijye ku ruhande si ikindi mu by'ukuri keretse ko twababwiye mu myaka 30 kuti ikibazo cyo kuva muri Kongo kugira ngo by'umwihariko gihungabanye umutekano wacu, kandi icyo kibazo cyarakomeje inshuro nyinshi. Tumushaka kubibona, tumushaka kubyumva, ahubwo mwumva ko u Rwanda ariko duhungabanya umutekano w'Abanyekongo. Ati kubabaza niba u Rwanda rero rufite izo mpamvu, ntabwo ibyo ngibyo ari byo dushyize imbere. Perezida Kagame kandi yagaragaje ko iyo abantu babaza niba u Rwanda rwarohereje izi ngabo muri Kongo, ati ni ibintu bimubabaza cyane kuko nawe nta gisubizo gifatika aba abifitiye. Muri Gashyantare 2025 umunyamakuru wa CNN yabajije Perezida Kagame niba u Rwanda rufite ingabo muri Kongo, asubiza ati simbizi. Kuri iki kiganiro Perezida Kagame yagize ati mu buryo bwa tekinike si cyo gisubizo nari gutanga, ariko none mu buryo
bwa tekinike nicyo gisubizo kitari kujyana mu rukiko. Ni gute wakurikirana umuntu udafite icyuzi? Byagorana. Perezida Kagame yavuze ko leta ya Kongo igomba kwikorera umutwaro w'ibibazo byayo ikabikemura aho kubyegeka ku Rwanda, kandi ko u Rwanda rutazazuyaza mu kurinda umutekano w'abaturage barwo, kabone n'ubwo isi itagendera kuri iri hame u Rwanda rwashyizeho. Mu kiganiro umuyobozi wa AFC M23 Colonel Nanga Yebro aherutse kugirana n'Igihe yatangaje ko nta kidasanzwe kiri ku bufatanye bw'iri huriro n'u Rwanda mu gihe bihuje umupaka. Ati kuko tubivuga mu Gifaransa, ese gukorana bivuze gufasha? Oya, ese gukorana n'u Rwanda tidukorana n'u Rwanda gusa, tunakorana na Uganda. Dufite ibyo duhuje n'u Rwanda mu rwego rw'umutekano. Ku kibazo cyo kuba FDLR igihari, FDLR ni umutwe ufite intego yo kujya guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Yakomeje avuga ati FDLR bari muri Kongo batwicira abantu, bateza umutekano muke muri Kongo. Nicyo kibazo duhuje. Gusenya uyu mutwe w'abagizi ba nabi bireba u Rwanda. Natwe muzi kuva twagera i Goma abarwanyi ba FDLR twafunze, twabohereje u Rwanda. Ubwo ni ubufatanye, ntabwo ari ubufasha. Reba handitse subscribe rero uhakande kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Gusa nkubwire ko Uganda umugaba wungirije w'ingabo zirwanira ku butaka yapfuye. Major General Francis Takirwa wari umugaba wungirije w'ingabo zirwanira ku butaka za Uganda yapfuye yishwe n'uburwayi yari amaranye igihe. Amakuru y'urupfu rwa Major General Francis tariki ya 7 rwamenyekanye Gashyantare 2026. Chimple Reports yanditse ko amakuru cyayakuye mu buyobozi bw'ingabo z'iki gihugu ahamya ko Generali Takirwa yitabye Imana aha by'umwihariko ahagana saa 12 aguye mu bitaro bya Mbuya. Ikindi kandi bivugwa ko uyu musirikare yazize indwara ya stroke. Major Generali Takirwa yinjiye mu ngabo za Uganda mu mwaka w'1989 ndetse yagiye ahabwa inshingano zitandukanye muri iki gisirikare. Yabaye umuyobozi wa diviziyo ya 2 iherereye mu gace Kambarara ko mu burengerazuba bwo muri iki gihugu. Yanabaye umuyobozi ushinzwe ibijyanye n'uburezi, umuco na siporo muri UPDF ndetse n'izindi nshingano zitandukanye. General Takirwa ni umwe mu basirikare Uganda yohereje mu butumwa bwo kugarura amahoro muri Somalia muri 2011 no muri 2012.